ndibuka nge banyita mayibobo, babwira umugore wanjye, aravuga kuko madamu yagiraga inzobe iteye ubwoba irenze, akabana mwiza. Nono nyine bigatangaza nk'abantu, nono bareba umudamu umeze gutyo bamuhatama, baramati wari mwiza ariko ntacakurongoye vraiment, nta kigenda vraiment, urabona uzabaho ute, mbese ni mayibobo gusa, bizagira gute? Kubera ko nari muri revival yemewe y'ibisazi, iyo bene wacu batabasha gusingira. Ngarutse yarambwiye ati ibyo bambwira ndababaye. Ndibuka nibyo nababwiye ngo umuntu ahagarara ku byo yizera wenyine akigi. Erega twarabigizwe kubwira amakuru, icyo utarico ntugire ngo nturico, ahubwo ibyo wagizwe nta n'ibyo urahishurirwa, ahubwo igitangaza n'ubu Imana yarumiwe iyikureba ko yatinze kubico namugize. Nzategereza kugeza ryari ko mbona atari kujyayo? Simbabesha mwese kumuraha mwarakereje. Madamu ambwira amagambo, namuhagaze imbere, fata Bibiliya, ndamubwira ngo nimba Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana ya Dawudi imukuye mu ishamba inyuma y'ihene, Imana yamukomeje, nimba ariyo Mana Sosteni yamenye asenga, nkurahiriye Imana nkorera, nubona tubaye za mayibobo ukabona tubayeho nabi, aranambwira ngo bamubwiye ngo famiye izadutungira abana, ubu se muzashobora no gutunga abo muzabyara? Ndamubwira ngo uza amakuru, tuzatunga abana baba bose babene wacu kurenza abandi bantu. Nubona hari uzakomera akaturuta muri bene wacu, uzavuge ko nta mani baho uzasubira iwanyu. Ngo we n'abana bawe ngo nje kiga kuvuga nkakigisha melody, kaza kuririmba kagasara kakayahotagura ibyo nge ntakoze. Kubera iki? Karabitojwe. Nanje nagiye kumenya ubwenge nsanga ndaririmba, nabitojwe na data araririmba. Famiye yacu yose, abana b'abakuru banjye n'ibiki bene uko bose abagize amahirwe bakazi wanjye ni abaririmbyi b'abasazi. Biriya byinshi dukunda gutegereza, Mana kutavuga kutagira gute bene uko kutari kumvuga unogira gute. Biriya byose Imana igituvugaho sinkubesha, buri ibi bisubiyemo kuko isanzwe yarabivuze. Bimwe biranditse biri no muri iki gitabo gusa nta makuru yabyo ufite. Mwandaremwe, intarigirwa no gutontoma, intarigirwa no kwivuga, intarigirwa n'umuhigo, intarigirwa no gutsinda. Nimutange haleluya ko muri abasinzi. Ndibuka nasuhuza umurozi. Okay, nabo abona yimenyereza tumenye gusuhuza gusa, ngahita amenya ko nimusuhuza ndagira ikibazo, ngahita numva nagize shock, nkirirwa narwaye ukuboko. Niyo nahise mvuga ngo ibi bikazongera Imana izabingaye. N'inkuru numubaza, uriya ari kumwe n'ibiheko, nuko navuze ngewe ndi kumwe n'imbaraga z'Imana isumba byose. Nge na Kristo uyu yadushobora bigenje ate? Kuva uwo munsi ndavuga ngo sinzongera gutinya, sinzongera gukwepa, nzajya musuhuza ndetse muhobere. Abo twasenganaga baracariho, ariko mbabwira ko nge sinzongera no kumuha imitwe y'intoke, nzajya muhobera mutindane. Baranzi nuko nge nteye, vuye n'umurozi ndamuhobera nkamutindana. Birenze ngira kuko nahobera umunyamasengesho duhuye. Kurya n'abasuhuzaga akaba ari injugira ikibazo, niho nahise mvuga ngo ubu ninjye uzaza basuhuza bakagira ikibazo. Natunguwe no kubona ko
basigaye bambona bakiruka bagatinya kunsuhuza. Muri wowe haryamyemo imbaraga zazura ibintu bikazuka. Muri wowe haryamyemo imbaraga zarema ibitariho bikaremwa. Dore igitangaje kindi kibi, imbaraga z'ubumana zihindura amateka, zigira abantu abaneshi, zigira abantu badasanzwe muri iyi si, ni imbaraga zihishe mu byo bahishuriwe, mu byo bamenye. Byinshi utaraba byo bihishe mu kuba utarabimenye. Ariko iyo byakunze ukagira ibyo uhishurirwa ukabimenya, automatique Imana ibitangiye gukora. Imana yabashyizemo, what the Lord has put in them, kiraza kumurika, it's arise and going to shine, manifest. kuko umucyo wabo waje. Kuko umuntu ni muto kandi afite limite z'ahantu atarenga. Ariko iyo twamaze kuba iwabo w'umwuka muri Kristo Yesu, iyo twamaze kubyarwa ubwa kabiri, iyo twamaze kwiyunga na Kristo, gukizwa ni ukwiyunga na Kristo, tukaba umwe, Kristo muri nge nanjye muri we, hanyuma nje na Kristo mu Mana. Ngahe nyumvira ico gihe byagenda gute ngo tunanirwe kunesha no gutsinda kandi twamaze kuba umwe na Kristo? Salomo yaravuze ngo umugozi umwe wawuca mu mubwiriza nimba ari 9, ibiri wayica, ngo ariko imigozi 3 yaboheranyijwe, ngo ninde wabasha kuyica? Tibishoboka. Iyo twamaze kwinjira muri Kristo, tuba tubaye umwe nawe. Kristo agasigara arebera mu maso yanjye, aye n'ayanjye bikarebera hamwe, amaboko ye n'ayanjye bigafatana bigakorera hamwe, ibirenge bye n'ibyanjye bigasigara bikandagira byose biri kumwe. Ezekiyeli yigeze ngo kuja mwiyerekwa, abona agenda mu kibaya, agera ahantu mu butayu mu musenyi hashushe, ahageze ahakomeye kuruta ahandi, abona amaguru agenda arane, ngo bagera ahakomeye cyane, abona hasigaye amaguru abiri ararira, ashwanira Imana. Arabwira, ni gute twagendanye nawe bikimeze neza, none tugeze ahakomeye, hasigaye amaguru abiri, aho ayandi abiri arabuze, kandi tukiri ahoroshe hagendaga amaguru 4, araturika ararira ababaye. Hanyuma yivovotera Imana ashwana, iramubwira ngo umve nkubwire, tukiri ahoroshe koko amaguru yarane, ayawe abiri n'ayanjye, ariko tugeze ahakomeye, ayawe yaburiye mu yanjye, naguhetse, ayawe arabura, ayabiri wirira sa yawe, ayabiri agaragara n'ayanjye. Kubera iki? Babaye umwe n'Uwiteka, baragendana. Iyo twamaze kwiyunga na Kristo, duhinduka umuntu umwe. Nubwo byatunaniye ko tubyemera, nubwo byatunaniye ko tubyizera, ariko mu isi y'umwuka niko bimeze. Ibi kugira ngo bibeshe okay, bizanyikubitaho, numve binguyeho, menye ko byashobotse. Oya. Kristo yarabirangije, birasaba ngo ubyizere. Aha hantu twasomye havuzemo kwizera inshuro 2. Kubwo kwizera bizanywe no kwizera bene uko, bisaba ngo tubyizere, tumenye ngo uko navutse. Mana mbariza ukwegereye, tize waravutse cyangwa ujya wemera kuriho? Urabyemera ibyo? Mbabaze, uriho cyangwa nduriho? Urahari? Okay, niba uriho
warabyawe n'abantu ukabaho, naba ari kubyizera ko no mu isi y'umwuka uriho ari uko ubyawe ubwa kabiri, ubyawe n'Imana ishobora byose. Icyabyawe n'Imana nicyo cyonyine cyahawe imbaraga zo kunesha isi. Icyabyawe n'Imana bivuze ikaho nabyawe n'isi, nako nabyawe n'umuntu uvuka mu isi, ukomoka mu isi. Muri uwo isi yaransinze. Hanyuma nicyo gituma bandika ati nubwo ababyawe n'abantu isi batsinda, ariko ababyawe n'Imana bo isi ntibasha kubatsinda, kubera ko babyawe n'Imana ishobora byose. Sema haleluya. Ako Mana yanjye we, ibintu byinshi nkunda kubwira abantu. N'igihe nari hano nshaka kuba narabibabwiye, narabwiye ngo umwana w'intare aba ari iki? Muranyumva neza? Umwana w'intare aba ari iki? Mbariza ukwegereye kuva wabaho, hari aho wigeze ubona intare yabyaye ihene kuva uvutse? Hari naho murabibona intare yabyaye injangwe cyangwa ngo ibyare imbeba? Umwana w'intare avuka ari iki? Okay. Aha, turemera ko turi abakristo. Ababyawe na Kristo bose baraha, nibazamura amaboko nyarebe. Ndashaka kureba urubyaro rwa Kristo. Mana yanjye, Mana yanjye, ibyo murabyemera ko ariko bimeze? None se Kristo, okay, tubwirane ukuri rero, nihe murabona injangwe yishe intare? Nihe murabona ihene yirukanye intare? Hari aho murabibona? Narabivuze, intare iyo yinjiye mu ishamba bajya bavuga ko ijya yivuga rimwe icinjira mu ishamba. Yivuga kubera iki? Intare yinjira mu ishamba igahita yivuga ikijya kuryinjiramo, gutangariza utunyamaswa twose turi mu ishamba, kutumenyesha ko intare yaje. Iyo buyumvise, ububa mu myobo, uburi mu biti hejuru, buhamagara ngiye kuvuga ngo buhamagara ubugore bwabwo. Aha, sinzi uko byitana, ntabyo nzi. Bita bihamagarana, bigahamagara n'ibyana byabyo, bikabwirana ngo iryo jwi ni iry'intare yatwinjiyemo, yatugezemo, iturayemo. Ahasigaye buri wese akizwe n'amaguru ye, igifite amababa kiguruke, igifite amajanja aciruke. Intare igirara mu ishamba yonyine kubera ijwi ryayo gusa. Nibiri hejuru y'igiti bugahanuka kubera igiti nyirigira, kuko ari iki? Kuko ari intare. Okay, nta hantu urasoma muri Bibiliya hatubwira intare yanditse muri Bibiliya. Kristo ko ari we ntare yo mu muryango wande wa Yuda, n'igishitsi cya Dawidi. Yohana agahita avuga ngo aranesheje. Amaze kubona abaye intare ahita aravuga ngo aranesheje. Iyo atubyaye, ntatubyara turi ihene, ntatubyara turi ipusi, atubyara turi intare. Mwandare mwe, intare igirwa no gutontoma, intare igirwa no kwivuga, intare igirwa n'umuhigo, intare igirwa no gutsinda. Nimutange haleluya ko muri abasinzi. Niba Kristo ari intare, nanjye nicyo gitekerezo ngenda nakivuga ngo nanjye ndi intare. Umwana w'intare abari ariko Mana yanjye, ngibyo ngira ibintu byankishije mu buzima. Namaze imyaka ndi umukristo mwiza, umwana wa pastori. Banashira mu binginzi mara igihe kinini nk'imyaka 7.
ariko njya nibaza, iyo nibutse ubwoba nagiraga numva niteye isoni rwose, numva niteye isoni. None ubu niyo njya mbitekereza ko ariko umwana w'Imana isumba byose, nkanongera none nkanaba n'umwana wa pasiteri w'ino, nabyawe ubwa kabiri narabatijwe, ariko imyaka 7 n'ubwoba hamwe. Ahantu hose ngenda n'ijwi rimbwira gusa yiwe ukundagera ndahuye n'abarozi we, ukundagera tudahuye, nabona uwo niketse ngahita nkatiraho simbe kigiye naringiye. Ngahora ntegereje atake gusa, ngahora ntegereje ibitero gusa, nkagenda nzi ko ayiwe nkagenda niteguye ko ndi buhure n'ibitero. Ibi mvuga ndabivuga kubera ko Kristo wenshi ariko mumeze, aho kugenda witeguye guhura n'Imana ishobora byose. Kugeza n'ubu abantu benshi bagenda biteguye guhura n'imbaraga z'umwijima. Maze kumenya ibyanditswe, nkamenya ko umwana w'intare aba ari intare. Ndabyibuka ko nabwiye abanyamasengesho, ndababwira guhera none nge nibara nk'intare igenda, sinzongera gutinya. N'abarozi nahungaga barabiza bakiriho babihamya, abandi barapfuye. Narabatinyaga byuzuye, ariko maze kumenya icyo nagizwe muri Kristo Yesu, imitekerereze yanjye irabyakira n'abati no, ibi si byo. Nimba koko nkunda kubwira abantu bavuga ngo umwana wa se aba ari uwa se, n'ukuri kose. Umwana wa se ababyaye murabizi, tawuzi ubyara umwana we badasa, nubwo byananirana byibura mwapfa gusa n'amatwi. Kuvuga ngo kabati k'igihungu nubwo adasa na se ariko amatwi n'aya se. Ibyo niko byubatse. Hakaba undi mwana ushaka icasaho na se ukabura, ariko catambuka amatambi n'aya se kirayatambika. Nuko bimeze. Niyo byanze ukazasanga agira ijwi nk'irya se, cyangwa karagitere ye ni iya se. Buri mwana agira ikimwerekanaho ko ari uwa se. Nimba Imana ari data, turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo nzi Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Fizikali ubu nyine ntibiremera, ariko umuntu wacu w'imbere byararangiye. Imbere ndasa na bino, inyuma ndasa na bino, ariko imbere ndasa n'abahariya. Mana yanjye, imbere sindi uwino, kuko umuntu w'imbere, icyaha ca data Adamu cyacishe two w'inyuma, nicyo gituma atabaho ngo bikunde. Ariko agakiza ka data k'Adamu wa kabiri ari we Kristo kaje kuzura nako ikosa rya Adamu, nako rya Adamu data Adamu wa mbere ryishe nge w'umwuka. Kuko muribuka ko Imana yavuze ngo nimurya iriya mbuto no gupfa muzagira gute? Bamaze kwirya barapfuye cyangwa bakomeje bigendera? Bakomeje bariho, basigaje uyu w'inyuma, ariko uw'imbere yahise apfa wa munsi. Nicyo gituma bahise bahunga aho babaga barahava, ngo bumve n'Imana bariruka barayihunga. Umuntu w'imbere yari yagize gute? Yari yapfuye. Icyazanye Kristo mu isi, nta byaha bibiri byazanye Yesu, ibyo muzabikura, nitwe tuba tubivuga. Yesu yaje kugira gute ibyaha? Yaje gusa aje gukuraho icaha, niko birivuga, icaha kimwe. Kiriya cyakorewe muri Edeni nicyo cyaha cyonyine Bibiliya ibara ko ari icaha. Naho ibindi byose mujya muvuga ibindi byose abantu bakora, biriya ni ibyaha, n'utwaha twabyawe n'icaha.
icyaha ni kimwe, ni ukutumvira Imana Data, Imana ishobora byose. Kristo icyamuzanye rero, yaraje kongera kuzura uriya w'imbere wapfuye, ngo nawe aba muzima, asubira musubize muri uriya w'inyuma wasigaye. N'uw'imbere Kristo yaje kugarura. Nicyo gituma Yesu yabwiye Nikodemu ngo ikibyawe n'umubiri naco niki? Naco no mubiri. Hanyuma n'amatino se ko kuzenda ndongera mbyagwe gute? Aramatoye nukubyarwa mu mazi no mu mwuka. Yani Imana ibyara nje musha w'imbere, atangira ubuzima busha, kandi uwo taza sana base bino, araza sana se wamuremye. Imitekerereze y'ubumana ariyo dufite, imbaraga z'Imana arizo zikorera muri twe. Kandi aba bantu bombi, uw'inyuma n'uw'imbere, umunyembaraga n'uw'imbere kurusha uw'inyuma. Niyo uw'inyuma yapfuye, uw'imbere arakomeza akabaho. Kandi uw'imbere yakomeye ajya akomeza n'uw'inyuma. Kuko uw'imbere uri utagaragara ashobora gukoresha imbaraga z'ibitabonwa. Niwe ubasha kwemeza ibitemera, agakora ibyananiye uw'inyuma, biza bishoborwa n'uriya w'imbere. Sema haleluya. Ndibuka nasuhuza umurozi. Nabo abona yimenyereza tumenye gusuhuza gusa, ngahita amenya ko nimusuhuza ndagira ikibazo, ngahita numva nagize shock, nkirirwa narwaye ukuboko. Ibyo byari bizwe. Umunsi menya ko umwana w'intare aba ari intare, niyo nahise mvuga ngo ibi bikazongera Imana izabingaye. N'inkuru numubaza, uriya ari kumwe n'ibiheko, nuko navuze ngewe ndi kumwe n'imbaraga z'Imana isumba byose. Nge na Kristo uyu yadushobora bigenje ate? Kuva uwo munsi ndavuga ngo sinzongera gutinya, sinzongera gukwepa, nzajya musuhuza ndetse muhobere. Abo twasenganaga baracariho, ariko mbabwira ko nge sinzongera no kumuha imitwe y'intoke, nzajya muhobera mutindane. Baranzi nuko nge nteye, mvuye n'umurozi ndamuhobera nkamutindana. Birenze ngira kuko nahobera umunyamasengesho duhuye. Kubera iki? Shaka ko yumve amenye imbaraga ziturimo izo arizo. Kurya n'abasuhuzaga akaba ari ugira ikibazo, niho nahise mvuga ngo ubu n'injyo uzaza basuhuza bakagira ikibazo. Natunguwe no kubona ko basigaye bambona bakiruka bagatinya kunsuhuza. Hari igihe kimwe nigeze kubwira madamu, namwatoke ngiye kumusuhuza, tugiye guhura hafi, ngiye kumusuhuza, kandi nimusuhuza agatekereza nabi kuri nge, ndabimenyeshwa nuko ejo azabyuka arwaye arembye. Natekereza nabi gusa ko tugiye guhura akagira icyo ntekerezaho kibi, ndakimenyera ku buryo azabyuka ejo. Kubera ko icyo yatekereje, imbaraga z'Imana muri nge ziratuma kigaruka ari we kibaho. Nge ntacyo namutekerejeho, ariko ikibatekereza ndakimenyera ku buryo azabyuka ejo. Erega buca umuntu arembye pe. Kuva uwo munsi nta kuboko yongeye gusaba kumva. Beri kiganza ukwegereye umbwire ngo iri joro Imana iguhe kwimenya, kumenya uwo uri we. Ijambo ntinya muri Bibiliya ryankozeho, nararisomye kugeza ubwo nduha nandika igitabo.
ryankozeho ndaronso nandika igitabo Abaefeso 1:15 kugera nimba ari 20. Pawulo avuga ngo asengera Abaefeso ngo ndabashimira kwizera, ndabashimira iki, ngo arangiza aravuga ngo ndabasengera mwa Abaefeso ngo Imana ihwejeshe amaso y'imitima yanyu mubashe kumenya ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, ngo mwongere mumenye ubwinshi bw'itunga irya zaragabera. Arongera avuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero iziha mwebwe abizera, ngo za zindi, ngo arizo za zindi yakoreye muri Kristo ngo ubwo yamuzuraga yamuzuraga mu bapfuye. None ngo je gusanga gukurikirana amakuru neza, sanga imbaraga yazurishije Kristo nizo yafashe azishira mu bera. Unyumve neza, imaze kuzizurisha Kristo nizo yafashe izohereza mu bera ngo aribo zibamo. Muri wowe haryamyemo imbaraga zazura ibintu bikazuka. Muri wowe haryamyemo imbaraga zarema ibitariho bikaremwa. Dore igitangaje kindi kibi, abakizwa twizereye ko byinshi Imana yadukoraho ari ibintu iturutse hanze yacu. Iryo naryo ni ikosa. Umugambi w'Imana ni iki? Irashaka ko ibyo dukoramo byinshi, ibi dukoramo bituvuyemo bitavuye hanze yacu. Nyumve neza, imbaraga zayo izisuke muri wowe, hanyuma imirimo yayitangaje izigenda ihishurika ivuye muri wowe. Reka ngubwire n'ibyo utaraba ntibyaburiye kuri yo, byaburiye ko bitararemwa muri wowe. Ibishobotse kukuremerwamo automatique biba byarangiye kugiye kubyisangamo kuko byamaze kukubamo. Ikibazo iby'ubumana bitakurimo biragoye ko bikuremera ibyubamo, ariko iby'ubumana byemeye kuremwa muri wowe automatique bisoka muri wowe birema ibintu bishaka ubuzima bwawe. Sema haleluya. Ngewe nta kintu kirambaho ni gake mbona ibintu bimbaho, yaba ibyiza binzaho, yaba ibikomeye bigira binzaho ntabitekereje, ariko iyo ngitekereje cyangwa nkagishurirwa aho shaka mbita ncyandika nk'uwakibonye ntarakibona. Niba ari mu rugo mbita mbabwira ngo iki kintu tuzamara umwaka kino kintu gihari tugifite kubera ko cyamaze kunzamo. Nuko Imana igikora, ariko dufite imyizerere yo kwicara tugategereza ngo hari wenda bizaturuka iriya bize. Byinshi kubizera bibanza kuza muri bo bakabyakira, yarangiza akabyizerera, nyuma yo kubyizerera agategereza ko bigiye kubaho, nta kibuza ko bikorwa. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Ndakubwira abantu ikindi namenye muri ibintu by'Imana, imbaraga z'ubumana zihindura amateka, zigira abantu abaneshi, zigira abantu badasanzwe muri iyi si, ni imbaraga zihishe mu byo bahishuriwe, mu byo bamenye. Byinshi utaraba byo bihishe mu kuba utarabimenye, ariko iyo byakunze ukagira ibyo uhishurirwa ukabimenya, automatique Imana ibitangiye gukora. Ibihambaye bigomba kukubaho byinshi biva mu ihishurirwa umuntu aba yagize. Petero yagendanye na Yesu imyaka 3. Iyo myaka 3 yagiye gushira, Simoni ari Simoni. Ariko igitangaza, umunsi Simoni agira amahirwe agahishurirwaho, akamenya Kristo ari we, akagira ihishurirwa, akagira ubundi bumenyi kuri Kristo. Ni nabyo bintu cyembaza imisi nigisha abakristo, nabwiye ati noneho bigeze ndirimba nzabigisha gute? Yemewe twaragurutse ntimwaguruka, inkuba zirakubita ntimwikanga, turaguruka ntimwaguruka,
ndavuga ati ubu aba bakristo tubabwira iki? Barizo mwicaranye ngo iyo wireba uko wararangije urugendo rw'umwuka, wararangije urumva speed ariyo yose. Simbabesha ngera ahantu nkumva byaranshanze nkibaza, usiko abakristo bicara ukabona baranyuzwe, barasa nkaho bagezeyo, nkaho bamazeyo, nkaho byose byarangiye. Gute se? Kubwiza ukuri, ikirere cy'umwuka kikuri imbere, turanagera ku nusu y'inusu yabyo, kandi ibyo bifitiye inyungu wewe kurenza abazima n'abapfuye. Ibi rero nabyo kugira ngo byemere bikomoka mu kugira ubumenyi, kumenya ibi bintu by'Imana, warangiza ukanabigiraho amahishurirwa, ukareba uburyo amateka n'ubuzima by'umuntu bitangira gute guhinduka. Ibihanda bitatu duhanganye bishaka buri gihe bishaka kudutsinda, ariko Imana ishaka ko tugomba kubaho twarabitsinze. Bitatu bihatse ibindi byose. Intambara y'umuntu kuva abayeho, ikintu gishaka kugutsinda no kukumaraho ni kimwe cya mbere ku isonga, ni umugome Satani. Kuva yabaha yiswe shitani, niho yatangiye umugambi wo kuvuga ngo Imana sinyishoboye, irananiye. Kandi nayo yagerageje kuyirwanya pe, habaye intambara ikomeye, abandi bamarayika ndetse barananirwa, hasigara umwe n'itsinda n'ingabo ze z'abarwanyi. Mikayeli ni waje kuba wabigerageje. Beno Satani aza gutsindwa ari uko Kristo abyigendeyemo. Satani wowe yavuye inyuma, yaravuze ati uyu we sinapima, ndaretse, sinamurwanya, sinamuhangara, sinanamucokoza kuba ari ukwigerezaho, reka mureke. Ariko ibindi biremwa yaremye, kubera ko yaremye umuntu asa nayo, Imana sinzayirwanya, ariko nzarwanya umuntu. Intambara yose ya Satani munsi y'ijuru n'isi n'ikuzimu, ahanganye n'ikiremwa muntu conyine gusa. Imisozi ntacu imubwiye, inyanja ntacu zimubwiye ibindi, ariko ahanganye no kurwana n'umuntu. Kandi icyapfa nawe nuko afite ishusho y'Imana muri we. Icya kabiri nuko ikiremwa muntu cyakubise kudeta Satani. Ayo makuru ntayo mwari muzi. Buriya ibyo Satani yari ashinzwe gukora hano ku isi byose, Imana yabyeguriye ikiremwa muntu. Ni Luciferi uri yari mu bamarayika batanu bayoboye abandi batanu. Biriya mujya ngo Mikayeli, Gaburiyeli, Luciferi yari wa gatatu, ubone gukubitaho abandi babiri, nimba ari Uriyeli na Yeremiyeli, babiri gutyo bahatse bayoboye abandi. Aba bayobora amatsinda yose y'abamarayika. Satani wahawe mizike, kuramya Imana, niwe wari uyoboye kuramya ibicurangwa byose bigira gute n'ibiki, yariwe. Amajwi meza yakataraboneka niwe. Amaze kugoma aravuga reka mbihagarike ndebe kutagira irungu, udacanganyikirwa wabuza kuramya. Ubwo umuntu yaremwe, Satani yaramaze kugwa. Ntabwo twaremye ataragwa, twaremye inyuma yo kugwa kwe. Imana avuga toke, Satani yarashinzwe icyo kintu kuramya, agashingwa kuyobora ingabo zose z'abamarayika zikorera ku isi. Niyo ureba muri Ezekiel na Daniel, baramuvuga akavuga ngo yaravuze ngo azazamuka, yaravuye ino, yiresheshaje guhangana n'ishobora byose, amanura inyenyeri zo kwijuru, ibintu bene ibyo. Satani amaze gukubitwa hasi, Imana iravuga sinshobora kurara ndafite ikiremwa kindi kindamya. Mwijuru abamarayika hari abasigaye benshi bari kundamya, reka nshaka ikindi kiremwa naco gifata isi, hanyuma kindamye kimpesha icubahiro, kuko uriya yabikoraga n'abariya bagomanye nawe. Ni Imana y'isirema ikiremwa muntu igihisi, okay, ugiye gukora ibintu bibiri wa muntu we, bibiri. Icyambere uzaramya Imana
ijoro n'amanywa. Uko mu ijuru badahagarika, no mu isi niko mutagomba guhagarika. Reka mbabwire, umunsi ku isi twahagarika kuramya, twese tukabihagarika, tukaryama, simbabesha isi yakubama, imyuzure yayimara. Kuko Imana ntiyabiga ifite ikinezeza mu isi. Ariko kubera ngwirira ukwegereye ngo kubera ko duhari kubera ko tugize gute, kubera ko duhari, umuco w'Imana uracarasira isi kubera ko bayiramya bahari. Izuba ryayo riracava neza kubera ko bayiramya bahari. Irema ikiremwa muntu, irabangwa iki kizakora ibintu bibiri: kiratsimbura Satani kundamya, cyongera gitsimbure Satani kuyobora isi. Muranyumva ibintu bibiri? Pera ikiganza ukwegereye umbwire ngo wa muyobozi we wiyobewe, wa muyobozi we. Ikiremwa muntu, ibintu bibiri kizandamya, muzandamya ku isi nicyo mbaremeye. Icya kabiri, muyobora isi, muba abayobozi. Ibyo nibyo Imana yahaye ikiremwa muntu. Kandi ibyo bibiri byari byambuwe Satani. Satani ati gute habeho ikiremwa kinsimbura njyewe, nzakirwanya nivuye inyuma kugeza ngikuyeho cyangwa ngitandukanye n'Imana. Barizi kwegereye ko yakuremye kugira ngo uyiramye, urabikora uracaramye cyangwa wabivuyemo? Mbarizi ukwegereye, mumbarize urayiramya cyangwa wararetse? Okay, reka ngubwire uko benshi babe basubiza mu mitima. Hari abariko basubiza mu mitima ngo ndayiramye se ndabishoboye. Hari no kuririmba byarananiye byangize gute. Amajwi yose Luciferi yagiraga Imana yari yahaye ikiremwa muntu. Nta muntu utaravukanye kuririmba, ubundi si n'impano. Mu mpano uzasome muri bibiri impano zibamwo, kuririmba ntibibamo. Kuririmba ni taranto ya buri kiremwa muntu cyose, keretse wavuze atagira imitsi. Kuko mirya ya kitari igira imirya ingaha bayivuza, ifite ingahe? 6. Mirya ya kitari iriya ko ari 6 ivuga amajwi 6 adahuye, siko bimeze? Okay, iriya mirya ko ari 6 yose Imana yayishize mu mihogo y'umuntu. Mu muhogo we harimo imitsi 6 irepresenta imirya 6. Kandi yose isohora amajwi adahuye. Shaka kuvuga base, shaka kuvuga rito, shaka guhindura, yani ari amajwi yose 6 ari muri mirya ya kitari ari mu muhogo wanjye. Ushobora kuvuka yahindagura, ariko kuririmba byakunanira. Abo kuririmba byananiye, pole sana, ntibibuza mubesha abantu ngo njye ngo ntajwi ngira. Wararivukanye, ikibazo cyabaye gusa wakorogekeye ahantu kubera gutinda mu makorose. Watinze gukizwa, bijya Pastor Kabanda yavugaga, gutinda gukizwa utinda kurepeta. Aho wari gusohora amajwi utangira kwirongera ibiyoga n'ibitabi, amajwi biyakoroga biragwira. Noneho bamwe yagira ngo aho ukirijwe uja gukizwa deja byararegurutse, byarakorogetse, mu buryo bamwe niyagize ngo aririmbe rwose ugira ngo none hari ikimasa kivugiye inyuma ye, abandi bagira ngo ni isekurume y'ihene. Mbese ibintu byabaye ibindi. Ntabwo kuririmba ngo nimba ngo arenga afite impano, no, yarabyitoje cyangwa yagize amahirwe asigaranaho igice gito. Icyakurikiye n'imyitozo yakoze. Nubu nicyo gituma ndambwira abantu bafite abana bato, fata abana bawe bato bajyane muri music bakiri bato munsi y'imyaka 10, ubajyane
urebe kutazatangara bazaririmba amajwi nk'aya Darlene, bazaririmba wumirwe. Cyane abantu bavuga ngo ariko Imana ngo yabahaye impano ziza, ngo we n'abana bawe ngo nje kiga kuvuga nkakigisha melody, kaja kuririmba kagasara kakayahotagura ibyo nge ntakoze. Kubera iki? Karabitojwe. Nanje nagiye kumenya ubwenge nsanga ndaririmba, nabitojwe na data araririmba. Famiye yacu yose, abana b'abakuru banjye n'ibiki bene uko bose abagize amahirwe bakazi wanjye ni abaririmbyi b'abasazi. Imana kugira ngo yari yaraduhaye ubwo buhanga ngo turirimbe dutsimbure wa Rusiferi wagomye icyo atari yanze gukora, ibiremwa bisha yaremye byiza bitangire bikora uwo murimo. Kandi abana b'abantu bawukore badahagarike. Ibi ngunda kubivuga, kuririmba no kuramya Imana ntibishobora guhagarara habe n'umunsi umwe. Urabona nituva hano turaba dushoje, Amerika baraba babyutse batangirire hahandi tugize gute. Uzuko Imana yubatse isi, benshi bazayibaza abahanga nyine ngo isi ngo igize gute, imigabane ngo irata. Imana yabikoreye inyungu zo kurinda icubahiro cyayo. Afrika baramye aho bananirirwa, Amerika babe babyutse bakomerezaho. Niba nanirwa gato Australia bajyemo, bagiye kunanirwa Afrika be bagarutse. Abaramya ni 24 heures sur 20 ntibajya bahagarika. Uko mu ijuru bikorwa niko mu isi tubikora. Icyo muracumva? Sema haleluya. Ni nacyo gituma Imana yemeye ko umugabo abyara undi mugabo kandi bangana. Umunsi kabanda aremwa gutya pa, Imana yamukubise mu iforomo zari nka karesa agahungu kiwe. Murabona kariya gahungu? Imana yakubise amaforoma abiraho yegeranye, ikubitamwe itaka rya kabanda, ikubitamwe n'itaka rya kariya gahungu, ngo irangize iterura iforoma, abagabo babiri basigara bicayeho. Umunsi bangana baresha bombi. Gusa Imana kubwo kugira ngo itazabura abayiramya n'abayishima, iravuga ko reka mbane nohereze kabanda agende mbere, uyabasigaye hano agende bandamye aho azananirirwa maze kugondama ijwi ritakigira gutera kocaraye n'ibiki nabiki. Uriya azaba ahagaze atangire yatsa umuriro mu gihe cye. Sema haleluya. Abababyaye ntibabaruta, ahubwo babasizeyo gusa. Ntibabaruta babasizeyo. N'ubu ntangarira ababyeyi yaje kuvuga ngo umwana wanjye ngo nabya. Oya, mujye muvuga nka Rwanda Air. Rwanda Air igutuye Nairobi cyangwa ikagutura ikagutura mu Birigi cyangwa iravuga ngo ndabazanye, ntivuga ngo ndababyaye bene uko. No, ababyeyi muze mvuga gusa ngo turabazanye, nta kindi mukoze kuko bari basanzwe babaho. None se ayo makuru Yeremiya ntiyayanditse? Imana ivuga atari ko kurarira ngo uri muto gute, kandi narakugize umuhanuzi w'amahanga kagutoranya mbere ntarakubumbira no mu nda ya mama wawe. Yeremiya ati mbere yo mu nda ya mama wanjye buriya nariho. Imana ati wari profete wari uhari. Nyina yamubyaye yari asanzwe abaho. Niko bimeze. Yaramuzanye gusa nka Rwanda Air. Kugira ngo agere aho agiye gukorera, nta kindi yamukozeho. Sema haleluya. Turabakera we, bakera. Umunsi Adama kubitwa nanjye nari impare.
insigaye gusa kugira ngo isi izabeho imyaka myinshi kandi abayiramye bakuranwa. Adamu we unanigwe, Abera ajyeho, Abera ananirwe, haza abandi. Nuko bikomeze gutyo. Ikindi nuko Imana yaturemanye ubutware, kuyobora, gutegeka. Nubura autorite si Imana yayikwimye, ni wowe ufite ikibazo, sinzi aho byapfiriye. Ariko autorite warayiremanywe. Ni ibintu umuntu yishakamo. Ndibuka nge banyita mayibobo. Babwira umugore wanjye, aravuga kuko madamu yagiraga inzobe iteye ubwoba irenze, akabana mwiza. No nyine bigatangaza nk'abantu. Ndibuka muri Zaire abakomanda yigeze kuva Kinshasa bageze imurenge, ngo bamubone bamasara, ngo uyu nguyu ntibashaka kumusiga, ngo komanda aramutwara, barinze kumuhisha. Kandi abasoda ba Zaire uko nuko iyo bavuze nk'inka yawe barayitwara, iyo bavuze iki baratwara, urabigenza gute? Barinze kumuhisha bene uko. Noneho bareba umudamu umeze gutyo, bamuhatama, baramati wari mwiza ariko ntacakurongoye vrema, nta kigenda vrema, urabona uzabaho ute? Mbese ni mayibobo gusa, bizagira gute? Kubera ko nari muri revival yemewe y'ibisazi, iyo bene wacu batabasha gusingira. Hari igihe uja mu mwuka ukajya mu kirere bene wanyu batumva, bakagera ubwo basigara bakubona ko wacanganyikiwe, ko udafite n'icerekezo. Ariko iyo turi mu mwuka, kuriya twagiye mu birere by'umwuka, niko bazadusanga turi ahandi hantu batigeze batekereza. Sema haleluya. Ngarutse yarambwiye ati ibyo bambwira ndababaye. Ndibuka nibyo nababwiye ngo umuntu ahagarara ku byo yizera wenyine akigi. Erega twarabigizwe kubwira amakuru, icyo utarico ntugire ngo nturico, ahubwo ibyo wagizwe nta n'ibyo urahishurirwa. Ahubwo igitangaza nuba Imana yarumiwe iyikureba, ko yatinze kubico namugize. Nzategereza kugeza ryari? Ko mbona atari kujyayo. Simbabesha mwese kumuraha mwarakereje, kuko aho Imana igushaka nta makuru ufite nturajyayo. N'impamvu bamwe mukiriho mutapfuye mwari mugiye gupfa, si ikindi nuko Imana yarebaga ico yagambiriye kuri wowe, ikanga kwitwa inyabinyoma, ikarinda isezerano gusa rikuriho. Sema haleluya. Nongere nkubwire iki, ico wagizwe nturakiba. Kandi gitangaje, wowe ukuri wowe ukuri ntabwo ari wowe turi kureba aha. Hariho wowe wundi uhishe muri wowe uyu utarahishuka, kandi Imana itegereje kuwo nawe ahishuka akajya ahagaragara. Uwo kugira ngo ahishuke ni ibintu bibiri: ni ukwiyunga na Kristo byuzuye. Icya kabiri ni ukumenya ayo makuru ukayahagararaho, ugatangira kwibonaho Imana yakuvuze. Biratangaza. Hari n'abandi bazavuga ngo ke benshi mwicaye aha nyamana bakizwa, benshi bo muri uyu mujyi no kwisi, benshi bategereje ngo basi wenda kuzaba ikintu kidasanzwe nuko Imana ibimvugaho, none kwitamvugaho. Ariko none ndatangaye, kubwira Imana ngo ivuge ibyo yavuze urashaka iki? Bijya byose Imana ijya ibabwira. Nongere mbabwira kandi kantu gusa, ni mucanganyikirwa nta kibazo, mukomeze mucanganyikirwe muzagarukira. Mwari muzi ko biriya byinshi dukunda gutegereza, Mana kutavuga kutagira gute, bene uko utari kumvugaho ntugira gute. Biriya byose Imana ijya ituvugaho, sinkubesha. Buri ibi bisubiyemo kuko
isanzwe yarabivuze. Bimwe biranditse biri no muri iki gitabo gusa nta makuru yabyo ufite, ariko umunsi uzabihabwa uzumirwa. Byose Imana ijya ivuga ku bantu ibi bisubiyemo ibisanzwe yarabivuze. Kandi irinzi ibwira umuntu, nongere mbabwire n'akarako mukomeze mucanganyikirwe, ikubwiye ikintu, hari ibintu bimwe Imana ikubwira ikabivugishwa no gushitura uwananiranye, iyo ushoboka ntiyari kubivuga. Uranyumva neza? Kuba afite speed yo kwizera yo hejuru, Imana ntigirinde kuvuga. Ibyo yari kuvuga automatic isanga bo barabihamije babihagazeho, igasigara ibisohoza gusa. Ariko iyo mwana niwe kwizera ngo mu bice yashatse ko mubaca, irinda kuzivuga kugira ngo basimwemezwe nuko yavuze. Nuko bimeze. Igihe kinini nabayeho byukuri vuga Mana gira icyo uvuze menye ko hari icyo uzakora. None maze gukura mu kwizera nkaja mu kindi kirere, nkaja mu yindi si. Hari indi sugeramo ugasigara uhagarara gusa kubyo yaravuze n'amahame yayo. Amahame yayo ku kiremwa muntu nayahe? Madame ambwiye amagambo namuhagaze imbere, fata Bibiliya ndambwira ngo nimba Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana ya Dawudi imukuye mu ishyamba inyuma y'ihene, Imana yamukomeje, nimba ariyo Mana Sosteni yamenye asenga, mfurahiriye Imana nkorera, nubona tubaye za mayibobo ukabona tubayeho nabi, aranambwira ngo bamubwiye ngo famiye izadutungira abana, ubu se muzashobora no gutunga abo muzabyara? Ndamubwira ngo uza amakuru tuzatunga abana baba bose babene wacu kurenza abandi bantu. Nubona hari uzakomera akaturuta muri bene wacu, uzavuge ko nta mani baho uzasubira iwanyu. Ibyo narabivuze, kandi simbivuze ngo ni umwuka ubimbwiye, oya, mbivuze kubera ko namenye icyo ndico. Ndi umwana w'isumba byose, imbaraga z'Imana ziri muri nge. Ikindi ntegereje ni igiki? Kristo muri nge. Ubwo Kristo yageze muri nge, ni igiki kidashoboka? Kandi bijya navuze byose, ariko namwe tuzatunga benshi kurusha abandi, tuzafasha bene wacu. Narafashe ndaruha kugeza ubwo Mana yanjye sinzi ko hari uwo mu muryango wazavuga ngo utaranyuze imbere ngo ngire icyo mufasha. Bamwe nabafashije kubaka amazu ntarubaka iyanjye, nsanga byarabaye. Kubera iki? Twarabigizwe kuki tutamenye icyo twagizwe ngo tukibe. Satani nico ibihanda bitatu bishaka kudukubita hasi. Cyambere nico nayingezeho. Cyambere ni Satani, umugome n'umurakare wivuyeho, ariko ujye uhitana batiyizi gusa, akabaziza akabamarira mu kutimenya mu bujiji bafite. Nabibabwiye ibyo natinyaga umunsi nimenye byaraye bintinye, ibyo nahungaga bwakeye bimpunga. Kandi si Imana yabimbwiye, ariko namenye icyo Imana yangize. Bibiliya nivuga ngo turi abatsinzi no ku mwaba Kristo muri jubiri muri hano uyu munsi. Reka mbabwire iki kintu, intambara zose murwana nazo, ziriya zose imbere y'Imana zigereranywa no kureba amafilime yarangiye yakingwa akarangira. Timubona iyo habaye Coupe du Monde, iyo habaye izi nkino z'isi, kuva maze imyaka hafi nka 20, kandi nari umukinnyi w'umupira nka 20 kiraje gushira ntareba umupira kubera ko urampangayikisha cyane. Nabonye none n'uduhungu tunshiramo stress,
mace yaje kuba abahungu bakaza ngo dushireho amafaranga ngo twe turafanira nawe fani, ntibashaka kwemera ko ntibashaka kujya mu yo nagiyemo kubera ko bazi ko ninjye ufite amafaranga. Abatsindwa baratanga 30,000 bwamara bukavuga mbere kuko buzi izikomeye. Hanyuma iyo bagiyemo nanjye ngafata isigaye. Hanyuma noneho mbona biteye stress, tugahangana, ibintu birakomera bikagira gute, bikaja kurangira wenda iyo nafanye itsinzwe oka amafaranga nkayatanga. Hari umunsi umwe mace yatinze igeza saa 7 ndiryamira ngo mare icyo gihe twari Bujumbura n'umuriro uracika, ngo ucike buhita burasohoka saa 6 n'igice buriruka buja muri kaminuza yabaga ruguru yacu buja iho kuko hari umuriro udacika, bujya kurebereye gusa bumenye aho intsinzi yagiye. Saa 7 n'igice buzi induru bukubita imiryango, bukubita n'uwicumba iwanjye ngira ngo umuryango bwawe umenye. Ndavuga ati bigenze gute? Byuka mbese nta no kwibuka ko ndyamye byuka ndabyutse byagenze gute? Ngo rega mwatsinzwe, zana amafaranga ntiturara tutayafite. Subira mu cumba njya kureba hari amafaranga ndaza ndabaha. Kugira mbikize mbona uko ndyaba. Kuva uwo munsi sinongeye kugira iyo mfana. Muze mwimenya ngewe sinzongera. Sinongeye no kureba inkino. Kuva icyo gihe nsanga hari ibintu byiza nahishuye namenye. Ngewe nzangireba match iyo zarangije gukina, ubu byarangiye. Ubu mu cyumweru kiza nzareba. Nzicara ntizirangije sindareba. Ariko amakuru yuko byagenze narayumvise. Ahasigaye nje kureba match mfite amakuru yuko byagenze. Icyo gihe nta stress irimo. Intambara zose mu Rwanda nazo ni match yarangiye kuko Kristo yarayirangije. Byararangiye. Kubwira ukuri nta esheki iriho imbere y'abana b'Imana, nta yiriho. Biranditse muri Zaburi naho ntuhazi. Haravuga ngo siko bizaba. Kuba mutegereza nta uzagira gute? Nta uzakorwa n'isoni. Ufite ubwoba bw'iki zizagukora bigenze gute? Deja biranditswe, none mfite ikibazo ciki. Kandi ntabwo turi mu isezerano ngo byarahanuwe. Isezerano rya kera bakizwaga ngo byarahanuwe, ariko twe turi mu isezerano dukizwa na biranditswe. Siko bimeze? Iyo uhagaze ku canditswe uko candikwa, automatique byarangiye niko byanditswe. None se ninde uvuguruza icyanditswe? Imana yaravuze ngo aho kuvuga ngo icyanditswe gihinyurwe gikurweho, ngo ahubwo Imana yasenye ijuru n'isi kugira ngo ibivuguruzwe. Dore aho twapfiriye kutamenya ayo mahame ngo ariyo duhagararamo. Genda uyahagararemo uvuge ngo niko byanditswe. Sinababwiye ko nje nakijwe ubukene n'icyanditswe. Uyu munsi niyo nabisomye kubera ikindi gitabo ndi kwandika. Nono shiramo ubuhamya bwanjye, ntaho nari bwashiremo ubuhamya bwanjye, ariko nabwanditse bwose kuva mvutse. Shiramo agace gato kabwo, niho nageze kuri page ndi gusubiramo kuko machine yari yapfuye banza nindi ndeba ko bitafutitse. Okay, niho nasubiye kubibona. Gukizwa na biranditse. Somye gusa ngo icyanditswe kimwe kikamara ubukene bw'imyaka 7. Ubukene bw'imyaka 7 tuburara dukubitika turabakoze Imana. Dufite amavuta ateye ubwoba. Ariko kugwa ku cyanditswe kandi Bibiliya nyihorana. Pageze itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Pita ndahaguruka mu biro nkuramo ikoti, noneho turashize no kuri kose. Iki cyanditswe cyari muri nakigendanaga muri Bibiliya. Ndasondagaruka mvuye kuryambura. Ndasoma
kwimanya umwana wa ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana none ndavuga ati none ndumiwe nakenye gute iyi myaka nakenye byagenze gute numva ndashobewe birancanga numva mbaye nk'umusazi ndicuza we iyi myaka nakenye byagenze gute siko gutanga sara na bararyamye se uzi guhamira kwizera ni kwisa kwizera reka mbabwire urupfu abakizwa bapfuye bazize kutizera gusa kwizera ni kwiza kubwira abana ukabicaza ukavuga ngo ubukene burashize muri iyi nzu ibiryo byo mu butayu birarangiye muzajya murya ibiryo mwahisemo tumaze imyaka 7 turya ibiryo tudakunda tukabirishwa nuko ari byo bibonetse birarangiye kugira ngo mbemeze ko ari ukuri batabona ko ari imikino fata ubusafuriya n'ubuteremusi bupfuye bwakera mumenagure ibi byose ntibirare muri iyi nzu mujugunye kugira ngo mbemeze ko nta mikino irimo kare gitangaza vuga ngo byaramenetse sinamaze iminsi 2 naya mukaru nabuza nayibuze twabuze naho tuyitekera biraducanga ari Imana izi gutesika gutereka ahantu ukagira ngo yagutaye none nibyariho bikabura hanyuma irebe kwizera kwawe gusa nimba ari kuzima gukomeza guhagarara kuri ibyo wizeraga bakanturumburira amaso ngo none papa ngo naye amukara uko yabuze ni musonze kugira ngo muzarya cyane ya minsi irarangira ku munsi ugira 3 nibwo ijuru ryatobotse icyitwa ubukene cyose kiribagirana kuva uwo munsi kugeza iyi saha hari igihe njya mbareba bategura ibiryo ukabona umwe ngo ngiye ndashaka biriya bene uko cyangwa ugasanga umwe yatekesheje ibye undi yatekesheje ibye ni mu bitekeshe rwose kuko karahanyuze turabizi nta kundi ijambo umuntu yo rihagararaho rikarema ibitangaza mu minsi 3 kandi mu bintu bigoye hari ibitangaza bize byoroha wenda gukira kubohoka nugira gute biroroha ibyo hari ukuntu tubyizerera ariko kwizerera ubukene ko bwashira mu minsi 3 bwamara bukarangira ugatangira kwimuka mushakira indi nzu sinaba nkibaye muri aka kazi kubera iki namenye ico ndico istibishoboka kazo ko twumva tubiri bene uko imeza yo muri salo nta sara manje bamo niyo yonyine nayo kuhanyura umuntu agiye gutambuka abandi babanza guhaguruka nuko byari bimeze ariko buke mu gitondo ugatuma abakomisiyoneri mushakira inzu kandi iri yonyine mu rupango aho mu rupango harimo inzu 5 turi muko hagati hanyuma mushakira iyo nyine mu rupango barayishaka ngo bagaraho nibo kugaruka ahubwo twabonye n'aka etage kari konyine donc izindi mwe muziretse mugume muvuga ko ka etage muvuga ko kameze baraka kugeza ubwo nagiye kugasura erega etage byarangiye nimukiye muri etage ibyo mvuga ndabivugishwa gusa n'ukuntu natangariye iki kintu navuze cyitwa kumenya ico twagizwe kutamenya ibyo uzabaho uri ikindi kintu ariko kumenya ico wabaye co nagerano ngicara yampaye Yesu ndamufite Kristo ari muri nge naba ngihahamurwa n'abaro nico genda nabwiye mu rugo rwanjye
mbabujije n'ikindi kintu sinkongere no kucumva muri iyi nzu. Sinkumva isengesho rivuga shitani muri iyi nzu. Nta uri muri iyi nzu ntiyonakandagiramo, ntazongera na adresse ntayo yatora. Nzumva usenga akavuga shitani muri, ntawe uzi umuvuga mu nzu yanjye. Kuva icyo gaza none ntawe ujya umuvuga kubera kumubeshera. Mbwirira ukwegereye ngo nawe uzi umubeshera. Timuza mumubeshera se. Ntiharigiye mpfa gusenga gusa umuntu agasenga kuzura umwuka ukavuga indimi, presence y'Imana ikagaruka ukumva yamanutse. Ariko kumva muri ya presence karahindukira akavuga ngo ndirukana shitani, ngo namwe mwabazimu ngo nibiki. Abazimu muri yo presence y'Imana bavuye he? Kubaho kw'Imana kwamanutse, abo bazimu bavuye he? Abo nabari programme mu mitekerereze y'abantu gusa. Kandi gitangaza uko kubaremereza nuko kubibuka nico cyonyine kiza gituma nabo bakwibuka. Sinkubesha. Igihe cyose mu mitekerereze huzuye kubaho kw'Imana, nta bazimu utekereza, nta barozi utekereza. Ndahiye Imana nkorera, nta murozi utatekereza, utibuka, utagira gute wakwibuka. Okay, mvuga kandi ikindi kijya kintangaza muri Bibiliya nuko Bibiliya Paul yavuze ngo, yanditse aravuga ngo Imana yaratubungishije, yaratwimuye ngo itubungishiriza ahantu ho mu ijuru ngo ariho muri Kristo Yesu. Ngiki kindi kintu cyanyishe rero ngewe imyizerere yanjye imeze ukuntu beno. Narayishimiye abashyitsi nakiriye ejo bavuye i Buraya, baraje buzura mu rugo, turasangira tugira gutema n'abajyana mu cyumba cy'amasengesho mu nzu twimukiyemo iyo twubatse. Yes, kubera ko nabaye muri iyo etage byatumye nubaka etage. Banze mbashimira abakozi b'Imana, barantwerereye bikomeye bampaye inka. Hanyuma iyo nkiza bigeze ahantu bikomeye hanyuma mbona kabisa bigize gute, zabereka nimwagera icyo byakoze. Nubatse mu cyumba cy'amasengesho kirimo na studio, kirimo ibyuma byose nk'ibi biri hano, kugira ngo turakuramya mu rugo iwacu, turamye nta nkomyi ntaki. Uko mu rusengero bimeze n'iwacu ariko biba bimeze byose. Kamera zirahari, ibiki birahari, ibi byose birahari. Ubyutse nashaka comeke tugire gute beno. Nabajyanyemo ejo tugiye gusengeramo, hanyuma tugezemo turaganira, umwe aravuga, arumwe yaranshimije n'umwana wanjye umwuka bahanze. Twamenyaniye muri Grace Room. Bwa mbere igiterane cyambere cyabayeho cyambere, ndibuka ko nacigishe muri mfite iminsi 2 mu nyongera y'iyindi, mwanga ko ntaha ndakomeza. Amara amezi 6 azasenga Imana ngo mfasha gusa uyu muntu byibura zamvugisha. Ngo amarabwira abantu ko nta wamubona muri iyi si bitashoboka. Sinzi uko byagenze, umuntu ari kumvuga, ufite nimero ye arampamagara cyangwa aranyandikira ngo ndangize mu ijoro. Hari igihe bijya binshikira, bampamagaye bose ku munsi, bwira mu ijoro kabahamagara. Ndamuhamagara ngo muhamagara, avuze induru, arabanza arayita, aje gupfukama abwira Imana ngo Mana ngo wabimenye ko Sostene mpamagaye. Arabanza aratitira, arasenga, birakomera, abwira Imana ngo wabimenye ko mpamagaye. No. Okay, niho yavugaga uburetwa yabagamo n'imyizerere yagiraga, uburyo nayimukuyemo mu mezi 3 ahinduka intare. Niba wundi wumvaga ibisimba byose n'itara rirashe mu gatondo rikarasira ahantu mu cyumba, yahitaga abona ko ari satanique, ari puissance satanique zamuteye. Cyangwa inyoni zagira ukunda kumva ko ari ibintu by'imyuka mibi. Numara ndamubwira toke, numara niwimuka
ukava mu isi y'abantu ukaja mu cyumba cyo hejuru aho Imana yatubungishirize muri Kristo. Inyoni zizajya zijwigira uvuga indimi wumva ari korari ziri kuramya. Amazuba azajya arasa ubone presence y'Imana bikwica. Bimwe yasigaye akarikodinga indimi yasaze mu gatondo akabinyohereza. Nangamo ati byagenze gute? Atuziko nabyukijwe n'inyoni mu giti zajwigiriye nkumva ni nuwanje y'abaririmbyi benshi ngasanga navuze indimi ngatangira kumva nasohoka nkinguye nsanga ni inyoni narinzi ngo ni korari. Ariko atarinjira muri iki kirere byose byari satanike, yarabyumvaga akameneka umutwe akarwara amaso. Niho yavugaga urumva nko wakubwira ati wampinduye ukuntu kudasanzwe kandi byahinduwe niki nta kindi nakoze naramubwiye ati operation toke tiyo umuntu usanze afite kuboho acange gucanganya ko mitekerereze hari ibintu nyine afashishwamo hari uburyo umuganiriza namwe ati bene kuko yaranambwiye ngo kutansengera ati sinzagusengera ibibazo ufite ntibikeneye amasengesho bikeneye ko tuvugana gusa. Uyu n'umusazi muri Kristo yarambwiye ati imyuka nayibonaga ahantu hose abadayimoni nabumvaga ahantu hose ariko kuva iy'amezi 3 arangiye kiriya gihe ngibaza ko byafashe nk'amezi 3 nta muzimu ncumva nta satani ncumva nta bikina bikundi nabirukanaga hose ati muri dushe shitani vayo mu cumba shitani vayo abakidukagira satani siyagiye koga muri dushe mwakabyarana. Hari n'abajyaga abantu waranguje kubasengera ngo mukozi w'Imana ntusohoke utageze muri dushe we aho sinzi bihari none bagira icuya bazimu mwakabyaramwe. Unyumve mwabantu mwe harageze ko mwimuka mukava mu isi y'abantu mukajya mu isi Imana yabatwayemo, mukajya mu isi y'umwuka aho Imana yatwimuriye muri Kristo Yesu. Iyo ngiye kuryama iyo myaka yose maze niba ari 20 nta shitani mvuga mu rugo rwanjye bigenda gute? Ndavuga toke iyo ngiye kuryama n'ama Kristo we tugiye kuryama mu ijuru ry'amajuru aho Imana yatwimuriye kandi aho nziko nta kintu cyagerayo turahurira n'abamarayika n'iby'ijuru gusa. Nta bindi bitekerezo ufite uri gutekereza shitani murahurira. Abandi ngo yaratuzengereje abandi ngo byagize gute utsindwa byagenze gute. Turi mu ikipe itaratsindwa kuva yabaho kandi si ikipe itangiye uyu munsi isanzweho twinjiye ejo bundi abandi bamaze igihe. Iyi kipe abayikiniyemo bose babaye abatsinzi no kurushaho. Nta ntambara nziga zitsinda Dawudi kuva yabaho. Idubu arazitsinda intare zizabizi. Ndebera yagiye kurwana na Goliyati tubwirana ukuri Dawudi yarazi ko atsinda cyangwa ntabyo yarazi. Dawudi yabwiye Sawuli ngo ndeka gusa wewe ndeka ikibazo mfite ni wowe. Samsoni yabwiye bene wabo abo ntinya nimwe kubera ko mwe muri abaheburayo mwumfata mwanzirika ariko nimureke kunzirika mwe mumpa abafilisitiya nimubambe mwe gusa mundeke nimwe ntinya kuko bo basangiye inkomoko basangiye amasezerano nimundeke mumpe bariya. Baramufata Samsoni bamusunikira abafilisitiya ngabagwemo barabyina barasara uwatumaze suyuse ngo barangize. Samsoni ari hagati yabo ndabakubita amashi ndabakubita imigeri bakubita umutwe ngire arareba abona akagufwa k'indogobe yapfuye akasayaka aragatora arabanga ubwo nta muyuda barimo mwebwe ubwo nta muyuda barimo ndabahota mwebwe simbasigira numwe. Yakubise mu iminota ingahe
igihumbi bagishize hasi. Dawudi abwira Goliyati, ndekura wowe gusa, ni wowe kibazo, naho abafilisitiya bo bandekere. Kubera iki? Azi nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde nuwahe? Ninde wakurwanya ngo agushobore nimba Kristo ari mu ruhande rwacu? Icyanditswe cya Maraki kavuga, niwe wabyivuga, aravuga ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Mu isezerano rya kera aho yari yababwiye ngo sinzaguta, sinzaguhana, sinzagira gute, sinzagutererana. Yosuwa yararize mu kiriyo cya Mose buri umuhoza, kuko ari we batindanye. Kubera guhogora cyane n'Abisirayeli bacanganyikiwe, Imana niyo yaje kubika Mose yonyine imubikira Yosuwa. Iramubwira ngo nzi ko ufite agahinda wahwereye ka Mose, kandi mwashoboye muzi ko urugendo rurangiye. Ariko Imana iramubwira ngo hagarara nkubwira aya makuru. Ihita iramubwira ngo uko nabanye na Mose niko nzagira gute, niko nzabana nawe, komera ushikame. Mwirangira imubwira ikintu, urashaka kumera nka Mose? Yosuwa aravuga ati ndabishaka. Ni ngiye kuguha password ituma umera nkande nka Mose. Icyambere, nusoma ibyanditswe muri iki gitabo ukabitekerezaho, icya gatatu ukabihamisha akanwa kawe. Ahita aramubwira ngo ibi nubikora, icyambere uzahirwa, uzagira amahirwe mu nzira zawe zose. Icya kabiri, aho uzakandagira hose uzagira gute, uzaba uhahawe. Muranyumva tuvuge haleluya? Yosuwa ahita bimira bunguri kurya Imana, nicyo gusa, nta kindi ngusabye. Dore ibibishe nibibatsinda, bibatsindira ko bisanga nta byanditswe bibarimo. Dore n'igituma musenga ntimusubizwe, musenga amagambo y'abantu, nta byanditswe musengeramo. Ariko iyo ugiye gusenga ukagendera ku byanditswe, Mana ko ari we wavuze ibi n'ibi biranditswe uku nuku, ibi si kuri twe bivuga. Yizirikire, yigire ku byanditswe, hanyuma urebe icyo Imana iri gukora. Ariko ubu gihagazeho, Yosuwa yahise abimira kurya Imana ibivuze. Igitangaza cyabaye, bagiye kumara, Imana yahise imubwira ngo mu minsi 3 urabambutsa Yorodani, aho bari bazi ko bitagishobotse. Uzi ko ibyo Imana yamuha amabwirizwa, aya mabwiriza mu minsi 3 Yosuwa yarageze ku rwego rwa Mose. Erega kwizera ibi ntabwo ari formule ngo uzazana ibintu upfundikanye, no, bisaba kumva, wamara ibyo wumvisha ukabyizera, ibyo wizeye ukabyatura, ahasigaye ukabigenderamo byarangiye. Hari ikindi se? Ibi birahagije kwiga igiterane gisiga wahindutse wabaye ikindi kintu. Reka mvuga aka kantu ngira ngo igihe mbere ukano narakavuze. Narebye televiziyo nazo ni nziza zirakaba. Narebye televiziyo ndeba kuri ya filime y'inyamaswa, mbona abazungu ko batoroshe bajya muri parike bagiye kureba intare, ngo bashake kuzigeraho, sinzi bashaka kuzikoraho, bakamanuka mu kadege hejuru, bari hejuru bakarasa urushinge mu mbunda. Hari utubunda turasa ariko ari utw'inshinge, bakarasa intare bari mu ndege. Intare anesthesi igahita ifata intare igashaka gushyiramo imbaraga, yagera hari ikikubita hasi, ubwenge bugashira, bakabona kwitsa akadege hasi.
akadege kamara kwika hasi hakavamo babiri, uwa gatatu ntavamo, akaguma yicaye mu ndege ayishusha ayikaza, ntawamenye, akaguma yishuhisha ayicayemo. Barya babiri bakavamo, nabo ntibagende bashoreranye, hakabanza umwe agiye hehe ku ntare, akagenda gahoro gahoro areba akavuga akabona ntishaganyije, yaro akagera akayikora, yakora akabona ntishaganyije, akareba uwabo akabona kuza, akamusanga bakayitera inshinga, agashyiraho nimero, bagashyiraho ibiki bijya bakora. Ariko uwa gatatu indege irashusha iratse ntiyayizimije, kandi bazi ko urushinge ruyimaramo iminota 30, 33 intare irabihagaze. Bagakora ibyo bakora, babara iminota, bareba isaha, bagera ukabona umwe nkabwira undi ati hasigaye iminota 5, undi atoke sigara ufunga ngewe mbaye ngiye, akiruka. Uwabona bagagira ibyo agira, yabona hasigaye iminota 2, akiruka akaba arinjiye, yinjira indege bose bagakinga. 31 intare igahaguruka, yahagarara, indege bakayikura hasi, intare igatangira kureba, yasaze yabyukije umugara, ibyayibaye iri kubyibaza, imbaraga ko ziragenda zigaruka gahoro gahoro, babona zigarutse zose, indege ikabigeza hejuru yavuye ku butaka, naho ubundi irabahitana. Ariko mana, reka mwatorero mwe, itorero ndarireba nkabona rimeze nk'intare yatewe anestesi, irasinziriye ariko ntiyapfuye, irasinzirirwa sinzi kinya cyabafashe, ariko ndasenga uyu mugoroba ngo icyo kinya kirakuvamo. Intare irongera ihaguruke, intare irasubirana imbaraga, intare igiye kutontoma, intare igiye kubyuka. Turi abatsinzi no kurushaho, twanesheje Satani, tumutsindisha iki? Tumutsinda ngo biranditswe. Satani ndi wamutsinda ntacanditswe, tumutsindisha biranditse, na Yesu niko yamutsinze. Icya kabiri byayishana nimba ari 12 kuri ku 8 cyangwa 9, ngo bamuneshesheje kubwo guhamya kwabo. Iyo duhamye ibyo twizera, automatique umwanzi wacu turamuhamura, tumwigiza kure. Nje mbabwire n'ikindi ntacemera, kuki abakizwa babaho mu mitekererezi, umuntu akamara umwaka arwana na Satani, akamara 5, akamara 10, ugeze 20, 30 ukirwana na shitani gute? Okay, nimba turwana nawe, nimba nkirwana nawe, ubwo se Kristo icyo yaje gukora cyarakozwe? Mu byamuzanye rero binsaza, muzazanye Kristo. Number 1 yaje kudukiza Satani. Icya kabiri adukure mu icaha. Icya gatatu adukureho umuvumo. Icya kane adukureho ubukene. Ubukene bukurikirana n'ibyo mvuze byose ni Satani wabizanye. Soma Bibiliya, irema Adamu yamusutse mu butunzi, buramugota, ahantu hose yakandagiraga n'ubutunzi, iraruhishiramo inzuzi z'inzahabu zimuzengurutse. Okay, iyo rero utabizi ntubigaruza, uravuga ngo nta kundi, ngo niko, ngo nose ngo niko. Bamwe muracana avuga ngo niko nabi wacu bari babayeho, ngo nta kundi, ngo bamuyomba bahe. Abamuyomba banditse mu Bakorinto, ngo moza ngo bamuyomba uri kuvuga nabahe, ngo bari Nyagatare, ngo abandi ngo bari Nyamasheke. Nyamasheke urayihuza na Zaburi gute? Turi ibiremwa byakuwe mu bindi biremwa, birafatwa birimugwa bitwarwa ahandi hantu.